Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku IHUMURE TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu IHUMURE TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku IHUMURE TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe cyangwa tugaseka. Ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiri ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiri ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku IHUMURE TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Imani kutayi sando wifo pia zirigiriredo wenema. Imani gukoye igisuzugo. Ubundi ho mvuga ndabona umuntu urwaye amaguru ahaguruka pita yisando kudre. Ubundi ho mvuga ndabona umuntu umeze nabi arimo yakira amahoro. Ubundi ho mvuga ndumva umuntu urwaye umugongo arimo akira titando pikita yiza gold rebirivaba. Ngize umwanya mucewe ariko ejo mfite umwanya urambuye. Umva nkubwire, ubundi ho mvuga ndabona umuntu urwaje umwana, Imana imuhagarikira uwo muriro binikota sopia kudre. Wowe uryamye kwa muganga numvisha Imana igukoraho la lazande kitani marikaya desti kudre pitanga sikidi widra. Umva urimo urarirwanega amatwi wa mukobwa unteza amatwi dipeya zore kidre bivola bini ya zandomanda urahonya rutarama eni kostiti kidrewe yeguri mu gipangu ciza ariko irihura Imana nakumbwiye mini zandi wiri fokitene maritra. Ariko Imana igusanzaho na santopia igukuyeho umwuka w'igisuzuguriro. Mana we akira kurwaho igisuzuguriro. Yosuwa igice cya 5 umurongo w'9 wonyine tugiye kuganira Imana igiye kuramo muri uyu mugoroba. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa basuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Ndasubiramo. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none nyine nonaha mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa basuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Ndasubiramo rimwe rifate mu mutwe. Uwiteka abwira Yosuwa, Uwiteka abwira wo nteza amatwi ati, none uyu munsi kandi mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa basuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Nimwakira ijambo ry'Imana aho muri. Ndagira ngo uyu mugoroba mbahe ikaze kandi muri iri jambo mu kiganiro cyitwa buretse kwiheba. Mubwire ngo Uwiteka aguhaye gutura ku musozi wawe, aguhaye gutura aho Imana yakugeneye utariho igisuzuguriro. Uyu mugoroba iri jambo usanzwe ryumva ry'uko Uwiteka akuraho igisuzuguriro. Ibi ni ukuri 100%. Ndazi neza kuri bwirijwe igihe kirekire. Ndazi neza ko usanzwe uryumva iminsi myinshi. Ushobora kuba uryumvishe 5 ku munsi. Ushobora kuba uryumvishe inshuro nyinshi kuva wakizwa. Ushobora kuba uryumvishe inshuro nyinshi kuri iyi radio. Uyu munsi uryumve nk'irishya, nk'ijambo Imana impaye, nk'ijambo Imana yashyize ku mutima ubuhanuzi bwawe. Rimwe gusa nkubwira muri uyu mugoroba ngo none Imana igukuyeho igisuzuguriro. Sinzi uko ndi bubivuga ngo byumve, ariko byumve gutyo kuko si ijambo nihimbiye, ntabwo ari ryo niyandikiye, nta nubwo ari ryo nitekerereje, ahubwo nasenze Imana irarimpa. Ubu tuvugana hari umuntu wizeye muri uyu mugoroba, hari umuntu ugiye gukurwa ku ntebe y'igisuzuguriro. Ndagira nkubwire ngo intebe y'igisuzuguriro ni intebe mbi, ni intebe idasanzwe, ni intebe y'igisuzuguriro nyine. Ni intebe wicaraho ntugire ijambo ugira, ni intebe wicaraho ntugire aho ugera, ni intebe wicaraho ntugire intambwe utera.
ariko iyi ntebe ntabwo Imana yemera. Icyo akora ishobora gutuma uyicaraho kugira ngo ugire amashuri wiga, icya mbere kugira ngo ugwize ubuhamya, icya kabiri kugira ngo ubone abantu bakuzengurutse, icya gatatu kugira ngo uzavuge Imana utumvanye abandi. Hari igihe Imana ibyemera ukayicaraho atari uko ikwanga, atari uko ishaka kupfa, ahubwo ari ukugira ngo ugire ibyo umenya, ugire intera wigiraho, ugire intera ugeraho, ugire andi magambo ahinduka, imitekerereze yawe ihinduke, kwizera kwawe kwaguke. Icyakora icyo nakubwira ni kimwe, iyo ntebe ntabwo Imana iyikunda, ntabwo yishimiye ko yicayeho, ntabwo yishimiye ko yirambaho, ntabwo yishimira ko yitindaho cyangwa ngo yipfireho. Uyu mugoroba niyo mpamvu ngiye wumva nkubwire ngo Imana imbwiye ngo nkubwire wowe unteze amatwi, aho uri hose, uko uri kose, icyubahiro ufite, amashuri wize, yewe ahantu pozisiyo yose ufite, mubwire ngo uyu munsi Imana igukuyeho igisuzuguriro, kandi iki gisuzuguriro kirakuvaho rwose. Nta gushidikanya mfite, kuko njye ukubwira nta bwoba mfite, nta bwoba na buke, nta gushidikanya na guke mfite. Ndumva ntabyo mfiteho guhinda umushyitsi, nta cyuya kindenga, ndumva nta hantu mfite imbebya zo kukubwira ngo Imana yanjye ikuraho igisuzuguriro. Iyi nkubwira ndayizi neza, kandi nzi ko ibishoboye. Iyo itabishoboye sinari kwirirwa nza, ntabwo nari gutakaza umwanya nzaha ngo nze nkubwire ngo ikuraho igisuzuguriro ntafite ibihamya. Hari umuririmbyi yaravuga ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe ndetse bibiri bitwemeza ko Imana izagira neza. Ibyo bimenyetso rero nkubwira mudamu uneze amatwi, mukobwa uneze amatwi, musore uneze amatwi, aho wicaye, iyi Imana ikuraho igisuzuguriro. Twinjire mu ijambo. Igisuzuguriro ni iki? Igisuzuguriro twakivuga gite? Igisuzuguriro ni igiki? Igisuzuguriro ku kibibi buriya, niba hari ijambo nubaha, ni ijambo Imana ivana mu kanwa kugeza ubwo Imana ivuga ngo igisuzuguriro ikarikura mu kanwa, ndaryubaha. Iyo ivuze umugisha ndawubaha, iyo ivuze gupfa ndabyubaha, iyo ivuze ngo ndagukijije ndabyubaha. Ariko ni gute Imana ivuze igisuzuguriro ubwayo ikivugira ngo mbakuyeho igisuzuguriro? Reka tubanze turebe igisuzuguriro ni iki. Igisuzuguriro ni umwambaro wambara utawushaka, ukawambara ukaza ugashiduka wawambaye, kandi uyu mwambaro hari igihe utangira uri uwawe wihariye. Uyu mwambaro ukakubaho ibara, uyu mwambaro ukakwiyomekaho ukaba nk'uruhu, uyu mwambaro ukaba nk'ingofero wambaye kandi ukakubaho nk'indangamuntu utaguranira undi. Ni umwambaro utangira kwambarira mu cyumba, ugatangira kuwambarira mu mutima, ugatangira kuwusengeraho, ukisiga amavuta wambaye. Uyu mwambaro ugakura, uyu mwambaro ukakubaho nk'akarande, uyu mwambaro ugasohoka mu mutima ukinjira mu maraso, uyu mwambaro ukava mu maraso ukinjira mu nyama, uyu mwambaro ukava mu nyama ukinjira mu ruhu, uyu mwambaro ukava mu ruhu ukinjira inyuma, ukava inyuma ukagaragara aho abantu bose babona, ku buryo ureba abantu bakakubonaho igisuzuguriro. N'umwambaro wambaye abantu bakabonaho igisuzuguriro, kabone nubwo wawutera ipasi ukabonaho igisuzuguriro. Umwambaro ukikunja kandi wawuteye, umwambaro ugahindura ibara kandi wawuteye ipasi kubera igisuzuguriro wambaye, ukawambara ariko ukagerekaho igisuzuguriro. Ni ikintu kikuzaho kikakwambika igikonjera, kikakwambika icyangiro. Ni intebe kandi wicaraho, iyi ntebe wayicaraho igakura buri munsi, abantu bakabona ko ari igisuzuguriro. Ushobora gutangira uyicaraho iwawe, ugatangira ugura irobo ry'akawunga, ugatangira ukabura, ugatangira ubura yo kwishyura inzu, bikaba ibanga ryawe, ndetse na nyine ukakubicira ibanga ukwezi kumwe. Ariko byarenga igisuzuguriro cyasohoka cyajya hanze, ndagutangariza ngo ntabwo uba ukigihisha kugeza ubwo n'abantu bakubonaho igisuzuguriro. Kandi iki gisuzuguriro gishobora kuza usenga uri mu yitatu kikaza, nawe gitinya. Igisuzuguriro kiraza waba uri mu modoka kikakubwira ngo ye wakarabye neza, uvuye muri dushe, wanisize, ariko igisuzuguriro ndahari, naje utamamagaye, mfite akazi kanjye, none ndaje rero, injira mu modoka tujyane, tugende tuganira. Ukagenda mu modoka ugenda wivugisha, ariko burya ntuba wivugisha ubuganira n'igisuzuguriro kikubwira ngo uratwaye nibyo, uri mu modoka nziza ariko ucambariyeho, wasize bicika, uraca rya deni, iyo ndwara ko iri bukwice ejo igihe birarangiye. Igisuzuguriro cyambara ukabura umuntu wakikuvanaho. Naratangaye, uzi ko wambara igisuzuguriro
inzoka zo mu nda zikabimenya, wambara igisuzuguriro n'imbeba zo mu nzu zikaguhema. Uzi ko wambara igisuzuguriro abakozi ukoresha bakabimenya. Uzi ko igisuzuguriro cyambara uwo mwashakanye mukundana akaguhemura. Uzi ko igisuzuguriro cyambara imiryango neza neza imwe yatashe ubukwe bwawe, ya yindi yakwise izina, ya yindi yakwise izina igihe wari wavutse, imwe yavugije impundu igihe wavukaga. Uzi ko ikuvaho ugasigara wenyine kubera umwambaro w'igisuzuguriro. Mu by'ukuri ari nta cyaha wakoze, ari umwambaro gusa w'igisuzuguriro. Ndatangaye. Hari igihe Imana yemera ko tukibamo, hari igihe Imana yemera ko tucyambara kugira ngo itugwirize ubuhamya. Umva password ahantu iri rero, niba utari wapfa, niba utari washira mu mwuka, batarakujyana ku irimbi, batarakubika ngo wapfuye, haracyariho ibyiringiro. Hariho Imana yicaye mu ijuru ibona ko uriho igisuzuguriro. Umva nkubwire, igisuzuguriro cyambara warize, ntago gitinya amashuri, ntago igisuzuguriro gitunya inzu nziza utuyemo, ntago igisuzuguriro gitinya ibiro byinshi ufite. Naratangaye. Igisuzuguriro ntago gitinya icyongereza uvuga, ntago igisuzuguriro gitinya igifaransa cyinshi uvuga, ntago igisuzuguriro gitinya siyanse uzi. Iyo mibare ugerekeranya ntago igisuzuguriro kiyitinya. Igisuzuguriro cyicarira diplome ukagira ngo ngipapuro nk'ibindi. Igisuzuguriro cyicarira urugo, kikicarira abana ukibaza ko narabyaye cyangwa naherekeje abana. Igisuzuguriro kikuzaho ku buryo wishaka ukibura, ugakora abantu bakabona uhera mu mwenda umwe, ugahembwa itariki 5 wahembwe kuri 30 ugatangira kuguza. Naratangaye. Umuntu agahembwa itariki 30, itariki 10 agatangira gufata kagakayi kanjye mwakama kuri butike. Naratangaye. Umuntu yakubaza itariki 10 ngo wangurije 1000 ukakibura kandi ukora buri gitondo witaba iperu ujya gusinyisha ko wakoze. Iki ni igisuzuguriro. Ndagira ngo tubanza tukivugeho gatoya. Igisuzuguriro kikugeze. Uzi ko igisuzuguriro kikwimura mu cyumba kikakujyana mu kindi. Uzi ko igisuzuguriro kikwimura muri quartier gaba ngo iyi quartier nuyikwiriye nge ndi igisuzuguriro ndakwimuye. Uzi ko igisuzuguriro kiguheza ku ishati imwe ukayihindura amakora, ukambara inkweto imwe bikakuyobora. Igisuzuguriro gituma ukingura butike ukabura uwinjira. Igisuzuguriro buri mwiza ugasokoza ukajya muri saro ugateraho ibigudi ukabura ukubaza izina. Igisuzuguriro kikujyana, ujya muri saro kikaguherekeza, ujya kwa muganga kikaguherekeza. Ariko uyu mugoroba hari Imana irebye igisuzuguriro, hari Imana irebye igisuzuguriro kandi ibonye ko gitinzemo. Mana we, ndagira ngo uyu mugoroba wumve ko hari Imana ije gukuraho igisuzuguriro. Ndumva mfashijwe. Igisuzuguriro ni kibi kuko uracyambariraho ariko nikihishira. Ugeraho abandi bitanga ugacurika umutwe, ntago kibura hano kugikoza isoni. Ugeraho batwereka ukavuga uti tuzavugana ejo. Ugeraho bitanga uti cy'umutima uzanyemeza. Mu by'ukuri wanze kwiteza abantu ariko burya kirakumwaje. Unabii azakuta. Ndagutangariza ngo hari Imana ikuraho igisuzuguriro. Uyu mwanya ndagira ngo unyumve witonze, unyumve witonze. Ndagira ngo nyivuge kikuve mu misokoro. Ndagira ngo mvuge igisuzuguriro kikuve mu mitsi. Ndagira ngo mvuge igisuzuguriro kikuve mu maraso, kive kuri urwo ruhu, kive kuri iyo diploma, kive mu mutima wawe. Igisuzuguriro kive mu rugo rwawe. Ndagira ngo nyivuge detail, nikirangiza kibwiriza gihaguruka. Kubera kuko nyivuga wowe ukivuge mu izina, kuko uzi igisuzuguriro ufite gishobora kuba ari ideni cyanze kugenda nawe urabizi. Nakubwiye ngo igisuzuguriro hari igihe kidatinya amasengesho ugasega kandi ukiriho. Umva, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nonaha ndagira ngo ngende umbwirira Abisirayeli ijambo rya mbere. Nibutse ibintu bitatu, hari ibintu bitatu binkozeho, hari ibintu bitatu numva bikoze ku mutima wanjye. Icyambere, nibutse ijambo navuganye no witwa Aburahamu, ari we sekuruza w'amasezerano. Ndivugana na Isaka, ndikomereza muri Yakobo, ariko igisuzuguro gikomereza ubwoko bwanjye bubajyana muri Egiputa. Icya kabiri rero, kubw'iryo jambo icyambere ndaryibutse. Icya kabiri, numvishe kuniha, numva kandi gutaka, batakishwa n'uburetwa bwaba bakoresha bakabakubita ku manywa na nijoro, bambaye igisuzuguro kandi baravuganye n'Imana. Ushobora kwibaza ngo ariko kuki njye mvugana n'Imana ariko ngasuzugurika nkamera gutya? Umva, ni ngombwa kuhaca, ariko ni ngombwa ko Imana igaragara yuko yagukuyeho igisuzuguro kugira ngo ubuhamya bugwire. Imana ibwira Mose ngo ndibutse, kandi nusoma igice cya 6 Imana iramubwiye ngo mfite amaboko menshi, mfite amaboko akomeye. Harimo rero amaboko akuraho igisuzuguriro. Nimwumve, Imana ikorera ibitangaza muri Egiputa. Imana isatura inyanja,
nyanja, Imana ibakiza inzoka z'ubusagwe, Imana ibacisha mu butayu bwa Refidimu, ibacisha mu butayu bwitwa Parani, ibacisha ahantu mu mikindo 70 bahura n'amasoko, Imana ibacisha mu butayu banywa amazi avuye mu rutare, Imana ibakiza inzoka, Imana ibagirira neza, ibaha amategeko, bazenguruka umusozi imyaka myinshi, ariko Imana ibavanaho. Maze igihe cyo kugenda, Imana ngo yabagendaga imbere iri mu nkingi y'igicu, nijoro ikabamurikira, ku manywa ikababera inkingi ituma izuba ritabica. Imana ikavugira hagati muri bo, inkuba zigakubita, yaba yagennye kuvuga inkuba zigakubita, yaba yagennye kwigaragaza bayisuzuguye ikica abantu. Ariko ubwo bagendanaga n'Imana iri hagati muri bo, bari bariho igisuzuguriro. Umva ngo Mose atari yapfa, Imana ntirigeze ivuga igisuzuguriro, ariko Mose amaze gupfa, Imana itoranyije uwitwa Yosuwa, ibona igisuzuguriro. Nimwumve, ku bwa Mose Imana yabonye uburetwa, ibona amarira, ibona agahinda, yibuka ijambo. Ariko ngo Mose amaze gupfa, Imana imubwira ngo ngiriya destine, ngikiri igihugu, ariko ntabwo uzakigeramo. Imana itoranya umusore witwa Yosuwa. Yosuwa ni izina risobanura ngo ntakiza Imana, ariko kandi mu magambo meza ni ijambo rivuga ngo nagakiza kava ku Mana. Nubwo usuzuguwe, nubwo ugenda, ariko bitsa agakiza muri wowe. Ufite izina ritazwi, ufite izina abantu badaha agaciro, ufite izina risuzugurwa, ariko ni izina rigiye gutungurana. Nabina sankotala, ikimenyetso cy'ibyo ni uko utari wapfa. Icya kabiri ni uko hari ijambo ubitse. Icya gatatu ni uko hari iby'Imana igambirira. Nibutse ijambo Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya 29 umurongo w'11, hari ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo kandi si bibi, ngo ahubwo ni ibyiza, ngo kugira ngo mbari mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Rero Imana ibyigambirira si bibi, ahubwo ni ibyiza. Ibi yari babwiye Babironi igihe ibintu byari bikomeye. Imana itoranya Yosuwa, iramubwira ngo Mose yapfuye, ugomba gusimbura umugaragu wanjye witwa Mose. Umva ibintu bitatu Yosuwa yarahuye nabyo. Icya mbere, Yosuwa ni yari yarigeze yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo ndibona gutegurira kuzasimbura umugaragu wanjye. Icya kabiri, nta muhamagaro ugaragara yari afite kuko yari umusirikare, ibigendanye n'umwuka byari bike kuri we. Umva nkubwire, hari ibyo utari wabona, hari ibyo utari wakozaho imitwe y'intoki, hari ibyo wumva utashobora, hari ibyo wumva bitagukwiriye, hari ibintu wumva bitakinguka, hari aho wumva utakwicara, hari ubukwe wumva utakora, wumva wararemewe agahinda kugeza ubwo wiyita Mara, kugeza ubwo wiyita Ntimba, kugeza ubwo wiyita Yabesi, wiyita amazina ngewe ntazi. Ariko Yesu nyashyigikiye ibyo n'ivangirwa ry'abadayimoni. Hari ibyiringiro buretse kwiheba, hari ibyiza biri imbere, ni panda sikota biri imbere yawe. Nibwo ubona utasimbura dikosaraba, iyo ne ubona utayicaraho ngo ugire icyo ushobora, ariko ijambo nkuzaniye riragutereka abantu batagutereka. Imana iri kumwe nanjye, iri jambo rigiye gushorera. Imana iraguterekaho de basi de bayine, aho wumva utanagera, kuko hari table d'honneur, hari imeza y'icyubahiro, hari ahantu ugiye kwicaraho imbere, hari ahantu ugiye kwinjira. Nzi neza ko Imana iri kumwe nawe. Yosuwa ntiyabyumvaga, Yosuwa ntiyabimeritaga, ntiyumvaga ko ashobora kuzasimbura Mose ngo byemere. Wumva ko utakuba ku rugo rwiza, wumva ko utakizwa ibyo byaha ngo bikunde, ariko hari imbabazi z'Imana ziri iruhande rwawe. Yarahuye n'icya gatatu rero, abantu yaragiye kuyobora yarazi ko ari babi. Nunasoma impamvu yatanze, yaravuga ngo abo bantu rwose bagoranye, ngo ni abantu batagonda amajosi, bari abantu bareba ku mpande zombi, babona kubifatika, bareba ku mpano. Nusoma mu bice banza bya Yosuwa, ntiyigeze ahura n'Imana ngo yumve ngo byibura Imana irambwiye gutya, ishwe ntiyahuye nabyo. Yarahuye rero n'ibintu bikomeye bitatumaga ashobora kuyobora, ariko Imana yamutoranyije kera. Imana yatumye yumva iryo jambo, ni ijambo rimwe. Nusoma mu Kubara igice cya 14, ngo igihe Imana yabwiraga Mose ngo reza abantu gutata, ngo bajye gutata igihugu, bamenye ko iki gihugu gihari, aho mbajyana hahari, atari ibigambo gusa. Ntega amatwi wowe unyumva neza, ibinkubwira birahari, binkubwira birafatika, binkubwira biriho, ntabwo ari ibigambo, si icyokere, birakora. Hari umuntu uneze amatwi uzi neza ko bikora, wasenze bigakora, akizera ko bikora, akayiringira bigakora, agasenga yibiri bigakora, akizera bigakora, agatitiriza Imana bigakora. Hari abantu bambera abagabo kibi mvuga bikora, kandi biriho, barafite ibihamya birenze kimwe. Ibi bintu birakora. Suzugura abadayimoni uvuga ko ibintu bikora, suzugura shitani umubwira ngo ibintu birakora. Ibi ndimo birakora.
Imana iramubwira ngo nyoherereze aba bahungu bagende kuntatira igihugu bamenye ko ibyo mbajyanamo bihari. Imana nkubwira irahari. Igisuzuguro igiye kukuvanamo ariko ujyana harahari. Iyo ntebe igisuzuguro nuyivamo hari intebe y'umugisha, hari intebe y'umunezero, harahari, nta gushidikanya, harahari. Harahari, ndabisubiramo, harahari, nta bwoba mfite, nta gutitira mfite, harahari. Noneho ngo Imana imubwira ngo toranya abagabo 12, ateranya 12, hatoranyamo uwitwa Yosuwa, atoranyamo n'uwitwa Kalebu. Abagiye ari 10 ngo bagarukanye inkuru zipfuye, ariko ngo bagezeyo Kalebu na Yosuwa ngo baravuga ariko Imana itubwiye ngo tujya, dore igihugu turakibonye, ariko hari ubwoko bukomeye, ndumva amakuru yaho atameze neza, ariko ngo reka twiyomatanye n'Uwiteka. Ngo biyomatanya n'Uwiteka nibo bonyine bazanye ibimenyetso bifatika, abandi 10 bazanye ibigambo gusa, bazana inkuru z'inshamugongo. Wikwita ku makuru ya menshi. Reka nkubwire, ikinyoma cyihuta ariko ntago gisiga ukuri. Ibinyoma byarihuse mu muryango ariko ntago bisiga ukuri. Ukuri kugenda gahoro ariko kuzana ibimenyetso. Ikinyoma gishobora kwirukanka kikagera ahantu utagera mu isogonda imwe, isaha imwe gusa, ukumva byakwiye isi yose, ukumva dayimoni y'ubwoba yakubwiye ngo ibyawe ntibizakunda, bigakwira isi. Ariko ukuri gutinda gushaka ibimenyetso, ntago ukuri kuziraho, ntago ukuri kuzana amagambo gusa, kuzana ibimenyetso bifatika. Abanyamunwa bihuta vuba, abo busabusa bihuta vuba, abadafite icyo dibeni ya zando kita inigi destanso bayinidra. Kandi reka bihuta bihute, reka bashingirwa bashingirwe, inyuma hari ibyiza kurushaho. Reka bubaka amazu bayubake, inyuma hari ibyiza kurushaho. Ijambo nkuzaniye kurwaho igisuzuguriro, wanyihanganira ukabanza ukazamura ibiganza witonda ukavuga ngo uyu munsi ndakurwaho igisuzuguriro. Ngo abahungu baratinda ariko bazanye imyelayo, bazanye imbuto z'imizabibu. Ngo baraza basanga abandi bazanye inkuzu y'incamugongo, bati ntaho muzagera, igihugu kirahari ariko reba ntacyo. Abahungu barahagera bango bacecekesha, bari kuvuga, baravuga ngo igihugu twakibonye twakigezeyo, niba ntacyo twabagezeho. Ariko mva nimwumvire ijambo, baravuga ngo Imana iri kumwe natwe, iyadutambukije, iyatuzamuye. Hari umuntu uriho anyumva, hari umuntu uriho anyumva. Faisal ntugipfuye, hari unyumvira CHIK ntugipfuye, hari unyumva urwaye amaguru ntugipfuye, uriho uranyumva urwaye umutwe ariko ntugipfuye. Iyo kanseri ntikikwishe, iyo sida ntikikwishe, iyo diabete ntikikwishe, iyo nzara ntikikwishe. Epitandosa kutayini marigidre, hari yakongera iminsi yo kurama, yakoma yikuvanyemo, ya sare dope yikuvanyemo, cya kinya kikuvanyemo. Wa muriro warashize, ntabwo ugipfuye. Wowe unyumva ntabwo ugipfuye. Dufite ibihamya, abahungu baraza bangu yabanye natwe mu butayu, ntabwo tugipfuye. Tuzamuke nonaha, turindira gusenga. Ibimenyetso byaho yatunyujije biratubera urufunguzo, banaki turabamira nk'abamira umutsima. Umva nyumva neza, ntabwo gipfuye. Yabanye nawe ejo, iracyari Imana isumba byose. Wikwicira urubanza ngo ibyaha, wikwicira urubanza ngo ubusambaye, ngo ndabeshya, ibyaha biranyishe, ntabwo yambabarira. Umva, ibitaraguhitanye ejo uyu munsi birakuvaho. Iyo ntebe y'igisuzuguro cy'ibyaha, ubwo busambanye no gusoma no guheheta, ni pita sakodeba no gukuramo inda, biyazarigidre no kwikinisha lisanto kudre. Uretse no kubuhemukira Imana uri muri yangiza, uzapfa vuba. Ariko nubivamo urarama, biya naza ngori ya drobi fota. Izo nzoga unywa zirakwica, ariko uyu munsi ntabwo ugipfuye, kuko igisuzuguro cy'ibyaha kirakuvaho, igisuzuguro cy'urugo rubi kirakuvaho, igisuzuguro cy'amagambo kirakuvaho. Wabaye igitaramo impande zose, tubwizanye kuri, ufite igisuzuguriro. Yego warize se ngo usuzuguye, yego urakora ariko ufite igisuzuguriro. Kandi hari ibintu bitakurwaho n'amashuri, hari bitakurwaho na degrees, hari bitakurwaho na masters, hari bitakurwaho n'iki, bikurwaho n'ijambo ry'Imana gusa. Bazana ijambo, baravuga ngo yabanye natwe izadukiza bariya bantu. Ngo Imana ibwira Mose aravuga ngo hari abantu bankoze ku mutima. Erega ushonje uhishiwe, hari umunsi wasenze biyikoraho, hari umunsi watuye ituro biyikoraho, hari umunsi waririmbye biyikoraho, hari umunsi wapfukamye biyikoraho, hari umunsi wapfukamye saa 9 biyikora ku mutima. Ibini takostikidre, yego ntacyo yakoze muri ako kanya, ariko yabibitsa ahantu la zangirikidre. Ibyo nibyo igiye gushingiraho. Umva, nubwo bagutaye ariko hari igihe wayikoze ku mutima, hari igihe wibutse ko ishoboye, hari igihe wibutse ko ihambaye, hari igihe wibutse ko ifite imbaraga, hari igihe wibutse ko ari Imana nyamana, hari igihe wayivuze neza irafashwa, hari igihe wayiririmbiye neza irafashwa. Bityo nakubwira ngo guma mu murimo, nakubwira ngo komeza usenge, nakubwira ngo yabyanditse ahantu. Nibutse ijambo Imana yavuze kuri Morodekayi, ngo igihe umwami yavangwa ariko uyu muntu wakoze ibi yahembwe iki? Ngo baravuga ngo ntacyo yahembwe. Ngo umwami arasohoka yabuze uko abigenza, bivuga ngo umuntu wangiriye neza atya, umuntu byanditswe ko yakoze ibintu ku mwami yagiriye nta kintu, nta cyiza yagize. Mva nkubwire, hari igihe ijoro ryo kwibuka, hari igihe
umwami abura ibitotsi, hari igihe umwami adasinzira kubera ikintu umuntu yakoze. Umva nkubwire, hari igihe wayikoze ku mutima nubwo abantu batabibonye bakabyita ibisazi, bakabona ko wataye umutwe, ariko hari igihe wakoze ku mutima. Hari igihe wasenze wambaye ubusa, hari igihe wasenze ushonje, hari igihe wihanganiye ikigeragezo, wayihamije cyagiye hahandi imbere ya wa musore urayihamya, imbere ya wa mushugada urayihamya, imbere ya shuga mama urayihamya, wayikoza ahantu. Uyu mugoroba rero igiye kubishingiraho igukureho igisuzuguriro. Ngo bayikora ahantu bajyana inyuma y'ihema, ngo ibwira Kalebu iravuga ngo wowe nzaguha umusozi usumba utundi, nzavuga Kalebu ubutaha. Ibwira Yosuwa iramubwira ngo wowe rero nguhaye ubuyobozi nonaha, uzasimbura Mose. Mose barapfuye, ndashaka kugera ku musozi nkavuga igisuzuguriro. Ngo apfuye, Imana ntiyabona uburetwa ko yari yaburangije, Imana ntiyabona amarira ko yari yarangije, Imana ntiyabona ibiboko yari yarabirangije, ntiyabona inyanja, ntiyabona Farawo, ntiyabona na zangabo yari yarabirangije. Ariko ngo yitegereje ubwoko igiye kwinjiza mu gihugu, irebye ikuntu igiye kubinjiza mu mateka, irebye uwo igiye kwinjiza mu bukwe, irebye uwo igiye guha umwana, irebye uwo igiye guha amafaranga, irebye uwo igiye guha akazi, ngo ireba muri abo Bisirayeli bose ngibonamo umwuka w'igisuzuguriro. Nawe nyumvira imyaka 40 yose bakagendana igisuzuguriro, bakaririmbana igisuzuguriro, bari kumwe n'abari baririmbyi, bari kumwe n'abanditsi, bari kumwe n'abahanga, bari kumwe n'abanyabwenge, ariko barimo igisuzuguriro. Nawe nyumvira, Imana yitegereje ngibonamo umwuka w'igisuzuguriro, iravuga ngo ndabarebye yewe Yosuwa we, hari ibintu bitatu mbonye muri ubu bwoko. Mana we, icyambere iravugira ngo Yosuwa, icyambere nkubonyemo ubwoba. Igice cyambere nusoma nkimubwira ngo nkubonyemo ubwoba, imubwira ibintu nka bine, reka nkubwire nka bibiri. Iramubwira ngo Yosuwa, ninjye guhamagaye. Iramubwira ngo nge ndi Uwiteka ndagutegetse, ugomba kuyobora ubu bwoko. Icya kabiri iramubwira ngo umva nkubwire, ninjye Uwiteka uzakujya imbere, aho uzakandagira hose mahindu yahawe. Icya gatatu ndumva mfashijwe, iramubwira ngo nguhaye igihugu kandi uzabayobora aba bakozi b'Imana, uzayobora ubwoko bwanjye. Iramubwira ngo umva borune ya mbere iri mu butayu, iya kabiri iri ku nyanja yitwa Ufurate. Iramubwira ngo ngikiri igihugu, amahanga yose azakwikubita imbere, ntuzigera uneshwa. Iramubwira ngo ariko ubwo bwoba nibushire, kuko njye Uwiteka ndi kumwe nawe, nzagendana nawe aho uzajya hose. La rikoti di bivoraba, aho uzajya hose Imana igendanye nawe, aho uzajya hose Imana igendanye nawe. Icya kabiri iramubwira ngo mbonyemo kutezwa, mbonyemo ibyaha, mbonyemo kutezwa, nifuje kubashyiraho ikimenyetso. Hari igihe ugenda uke ariko utari wezwa neza. Iravuga ngo yewe Yosuwa, keba abantu, ubanze ubashyireho ikimenyetso, ubanze ubeze, ubanze ubatunganye. Biyazikotesta, njya mbwira abantu ngo hari ibintu Imana itakoreramo, hari ibintu Imana itakwivangamo, ibintu by'ibyaha, ibintu bivanze n'ibyaha n'amanyanga n'amacenga, ibyo ntabwo yabikoreramo. Banza ukebwe, banza wezwe, banza Yesu akwicaremo, ajyemo wese. Hari ibintu Yesu adaturana nabyo. Biyazikedefo, nk'uko amazi atakwivanga na peteroli, nk'uko esansi itakwivanga na mazutu, niko Yesu atakwivanga na Satani, atakwivanga n'imirimo ya kamere. Banza umuhe urubuga abanza akore. Yosuwa, Imana ababwira ngo mbonyemo kutezwa neza, mbonyemo utunyanga, mbonyemo amacenga, mbonyemo kubeshya, mbonye kwishyira hejuru, mbonyemo amanyanga, mbonyemo kukugurizwa ntibishyure, mbonyemo kukudipisandowa, mbonyemo ibintu mbaha uburyo ariko ntabwo bankorera neza. Banza bakebe, ngo barakebwa. Banza ukebwe muri uyu mugoroba, banza wezwe. Ahantu uri bwira Imana ngo nkene kuva ku gisuzuguriro, ariko mbabarira amaganya, mbabarira amatiko, mbabarira urwangano, mbabarira kutezwa, mbabarira kutababarira. Banza ubwira Imana ngo banza unyeze, ngiye kugera ku musozo. Imubwira icya gatatu, iramubwira ngo mbonyemo umwuka undwaje kirungurira, mbonyemo umwuka utatuma mbaha igihugu neza, mbonyemo umwuka utatuma murya ngo musinzire, mbonyemo umwuka utatuma murya ngo muhage, mbonyemo umwuka utatuma mubyara, mbonye umwuka utatuma mushaka, mbonye umwuka utatuma munezerwa, mbonye umwuka utatuma abantu bakunda, mbonyemo umwuka witwa igisuzuguriro. Nyumva, Imana irebye umugore mwiza, irebye umukobwa mwiza, irebye uwo muntu uryamye imubonamo igisuzuguriro, ngo ye ngiye kuguha igihugu ariko hari igisuzuguriro. Ntabwo umugabo azagukunda, azakubonaho igisuzuguriro cy'imyaka myinshi. Ngiye kuguha akazi ariko umukoresha azagutuka, azakumwaza, azakonaho igisuzuguriro. Yego nguhaye abana ariko nzaba ufite igisuzuguriro. Rero ngo mbere yuko nkugeza muri destine, mbere yuko nkugeza aho nakugeneye, mbanje gukora igisuzuguriro. Imana ibonye uwo mwuka utazakugeraho ungaruka nziza. Imana ibonye uwo mwuka utatumye indwara nubwo yakira wavuga ijambo ariko ufite imbebya. Imana ibonye uwo mwuka utakugezaho ugomba kugera. Imana igukuyeho igisusu tupikazo
umva, Imana ibonye umwuka mubi, uwo mwuka utuma abarozi bakugendaho, uwo mwuka utuma ibyaha ubyiziringamo, uwo mwuka utuma utanesha, ni umwuka w'igisuzuguriro, usuzugurwa n'abatari ngombwa. Abakubonye barakubahuka, ngaba basore baragutereta, ngaba abagabo baragutereta, barakorakora uko babonye. Uwo ni umwuka w'igisuzuguriro. Ngaho Imana irarebye, ebiya zari kotesta, ijisho ry'Imana ntirihishwa ngo rireba agashishi k'umukara. Indirimbo 38 iravuga umurika hatabona, ukabona aho umwijima uba, miya zari kotestase, ukabona abantu batabona, ukabona aho mikrosikopi itabona, ikabona aho biya za kodista kuwa tekinike medikale itabona, ikabona ahantu sikaneri itabona, ngo ijisho ry'Imana rikabona ahantu h'umukara mu gashishi k'umukara, ngo Imana imukarika ahantu hatabona, ukamenya aho umwijima uba, ukamenya ibintu biwurimo. Imana irebye aho hantu wicaye muri uwo muryango mama papa, Imana yibonye aho hantu wicaye, iramuritse, iratoroshe, urumuri rwayo rwinjiye aho umubyeyi atabona, rwinjiye aho prof atabona, rwinjiye aho menikosi dikedra muganga atabona, aho imbaraga ze zarangiriye. Imana ibonye y'umwuka w'igisuzuguriro muri ubwo buriri, ibonye y'umwuka w'igisuzuguriro muri ako kazi yegura gakora, ariko ibonye y'umwuka w'igisuzuguriro yebiza go yegura gakora, ariko harimo amarira, ni umwuka w'igisuzuguriro. Yego muri urwo rugo rwawe irarebye, ni rwiza, hari porutaye wicaye neza, ujya mu gitanda cyiza metero 2 kuri 2, ariko hari igisuzudukuta pefo, hari igisuzuguriro. Umva nyumva, yego Imana irebye mu gikoni isanze igisuzuguriro, muri uwo mutima iregeye igisuzuguriro, kuri ya computer wicaranyeho igisuzuguriro. Imana ibwira Yosuwa, umva uko Imana ibiye Pastor Eric, iravuze ngo mu bwoko bwanjye uri kubwira, mu banyarwanda uri kubwira, abantu baguteza amatwi, hari abantu mbonye mu mwuka w'igisuzuguriro. Yego barya ifiriti, yego barya neza, yego banywa kofi, yego bicaye neza, iyo babonanye ikote ryiza, iyo batashye ubukwe ubona ari abantu beza, ariko mabonye mu mwuka w'igisuzuguriro. None njye Uwiteka mfashe umwanzuro uyu mugoroba, mfashe umwanzuro ntakuka, mfashe umwanzuro nawe uvuguruza, nawe mbajije, nawe dikosi dikodewa, ngomba kubakora igisuzuguriro. Uyu muntu mukuyeho igisuzuguriro. Nyumva ngeze ku musozo mama, nyumva neza dikosti kwa, nyumva witonze, wirangara, ntakubita uwo mwuka w'igisuzuguriro, ntakubita uwo mwuka wanze kukuvaho. Abantu bagize imyaka 40 mu butayu, Imana igendana nabo, ariko finali ibabonaho igisuzuguriro. Wabyumva ute? Ushobora kubusengura ririmba nibyo, yego wambara igera hasi nibyo, yego ubahiriza amategeko, ariko uri umwuka w'igisuzuguriro. None kutagera aho ushaka, none kudatera imbere, none kutuzura umwuka wera nk'abandi, none ko amahoro wayabuze, none ko ibyakera ukibyibuka, none ibyo Yesu yakoze muri yo ko wumva nta gaciro biha, uriho umwuka w'igisuzuguriro. Sinkubeshya, uriho umwuka w'igisuzuguriro. None aho uba ko wumva utahanezerewe, none ko baguhindutse umuryango, none ko nta gikundiro ufite, uriho umwuka w'igisuzuguriro. Uyu mugore Imana yavuze ngo none aha ndabakuraho igisuzuguriro, kandi abigukuriyeho igisuzuguriro urahita izina biya dakosti kwa. Akira umwana uwo gukuraho igisuzuguriro, akira akazi ko gukuraho igisuzuguriro, akira amahoro yo gukuraho igisuzuguriro, kandi aho hantu hitira izina, iyi tariki uyandike. Imana igukuyeho igisuzuguriro, ndi mu mwuka jewe. Imana ikutaye sando wifo biya zirigidredo wenema. Imana igukuyeho igisuzuguriro. Ubundi ho mvuga, ndabona umuntu urwaye amaguru ahaguruka, pita yisando kudre. Ubundi ho mvuga, ndabona umuntu umeze nabi arimo yakira amahoro. Ubundi ho mvuga, ndumva umuntu urwaye umugongo arimo akira titando pikita yiza gold rebirivaba. Ngize umwanya mucewe, ariko ejo mfite umwanya urambuye. Umva nkubwire, ubundi ho mvuga, ndabona umuntu urwaje umwana, Imana imuhagarikira uwo muriro binikota sopia kudre. Uryamye kwa muganga, numvisha Imana igukoraho la lazande kita ni marikaya desti kudre pitanda sikidi widra. Umva urimo urarirwanega amatwi wa mukobwa, unteza amatwi dipeya zore kidre bivola bini ya zandomanda. Urahonya rutarama eni kostiti kidrewe, yeguri mu gipangu cyiza, ariko ihura Imana ndakumbwiye mini zandi wiri fokitene maritra, ariko Imana igusanzaho na santopia igukuyeho umwuka w'igisuzuguriro. Mana we, akira kurwaho igisuzuguriro, akira imbaraga nshya, akira amateka mashya fosikidrewa. Nyumva utangiye business vuba, Imana yisutsemo umugisha kutayisande kidevo, kuko hari Imana iremye, Imana iragikoze. Imana igukuye igisuzuguriro, biramenyekanye. Umbanye umwanya muto, umbanye muto wokabyara we, ariko ejo ndakomeje numva ni mu mavuta repia sando kudre. Mana data twese uri mu ijuru, nsengeye umuntu wese wanteze amatwi iriho igisuzuguriro cy'indwara, cy'ibyaha, igisuzuguro cyose ariho, ndasenze ngo umugirire neza, imbaraga z'Imana zibe kuri we. Amen. Yesu aguha umugisha. Amen. 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 Amen.